Ikiza we ntusatuye nkwakirabo umupuri twabonye wa DJ Sonia wo uracyafite discipline mutabare ngo DJ Buriane wiri nyuma ngo ashaka kumuha ibyo kuko ngo yamusabye akamwiba none ngo mpaka amurisha akahinda. Ayi mana DJ Sonia wacu kuri nyashi yatwerekeye ngo muramubeshera rata kuri izi nyashi zipanze bya fresh ubundi muramuhora iki kuki mwamuterwa ari kubasha ngo amunyuze igipimo nawe karamwinje cyangwa nawe akwere haba hubwo umva simbira kunyana kandi twe dufite iyi titire video ya DJ Sonia Yirukoza Soni isimbu kina prono ayitaye hanze ndagusaba kwiherera niba ugiye kureba ifiteho orega nisanganya mwana ndakwinginze yegeza hino 5G yawe ubundi dusimbukane iri ari titire ya buri nguna buri kana abana babisha abazanye n'amafoto ye n'isura ye ukuntu nikunda DJ Sonia se n'ukuntu mbona aseka neza nafite tayi yambye ariko mwamari bikamwagira ndacyamukunda kandi ndanamaze aranamaze kandi niba yikinisha akanabipostinga ikosa nuko yikinisha cyangwa ikosa no kubipostinga cakaro kuri video ebyiri za Sonia yambaye ubusa buri uzimbikiye ku mutima wirinde kumuvuga nabi maze tubanze tumenye ngo wagwani kuri gym ubwonko twatunyerwa kuri 5G urangara gato ugasigara utako kwishimisha ko kwikinisha tukitso kandi byacana umva ngo ejo bundi muri padoko bakindagurane mu bwiherero rubura gica abaraho ngo bahisemo guhagarika icyura ahubwo bajya kogeza ngo biratinda neza ngo wagira ngo yari Mbappe na Messi umwe ngo yateraga inyuma yagezo neza undakikiriza hati saho ngaho yewe hinduraho gake nuko iminota 40 bayimara abashisha umupuri neza umuherwe ngo yarakubitaga agahitiriza ariko bikanga ngo DJ wacu nta kinumvaga habe na busa ututwana ngo ni zugi kandi zikomeye reka ngo ibyo gutatamuka reka ngo nizari buyu barasaza ntizibyara imyase aho muraho yemwe none koko gateka Buriane ni uri kumarabikira crash wanjye ubukweri yande cyicana nkabanza nkaboneka nkazitura amagongo DJ Buriane nyuma gutabwa na Tiresha wamukinduraga kandi Buriane we yifata nk'ikigabo ngo aramute none ari mu depression ibyo se byo nibihuha nta makuru yabyemeza ndavuze ngo nta makuru yemeza ibyo ngibyo reka tuve no mihuha ahubwo gusa ngo Buriane na Tiresha ntibagiforuingana umva reka duhere muri toilette za Padok Club operation ubwiherero ubundi ngo yagenze ite amakuru ahabwa kaswa mipanga icogere mu nkuba umwami w'abagore n'umusore wa Padok Kicukiro umusore ngo ari wibereye kukabara aho uyu mukobwa yari yacuranze bimwe by'aba DJ urabyumva aragira ati nuko DJ Sonia ngo arakunyarukiye agiye kwifasha mbese kuri toilette akigenda ngo yise apanwa na bouncer wiwe umugabo ari waje mu modoka enzi ya Range Rover ntumbaze yego nuko umugabo akurikira DJ Sonia kuri toilette z'abagore agezeyo nk'umugwiza atunga wese asa mu bouncer wa DJ Sonia kubuza abandi kongera gukoresha toilette uko we na DJ Sonia bari bagiye kugira ibyo banoza ubyumve neza bari bagiye kugira gute kugira ibyo banoza Kasukati bamaze igihe kingana gute undi ati nk'iminota 40 gutyo Kasukati bari kumumena se umwana ati yego ngo baradihanye DJ Sonia akarimba izateduro naho umusaza hagatereka uzabaza abasaza bigakomera Kasukati Kongo hari video zafashwe ni CCTV zazifashe cyangwa zafashwe nande umusore ati bya video sinzi ariko twe twari turiyo ndi kumwe n'abajene banjye twe twari turiyo Kasukati ese ko muri toilette bakorera byinshi mwe mwabwe niki ko barimo kumugira umujamati hari abajene banjye bagiye kuko yari ari kumutira hano hafi kuri toilette zirimo ikirahure hana ba baby basohoka birebamo hati se ubundi ko niba ari kugana bari kugana hafi kukibaunza we yabuzaga abandi kujyaho urukumva byari biki Kasukati wumva gatakase umwana ati yego ibintu ndi kukubwira nibyo kabisa Kasukwasoza agira ati nta mukobwa waguha atakarabye arebwa kiva mu kazi gakomeye nka kariya yago nawe asoza umwanzira ati ubu nkinzeho nkabyo bidahagije ngo bamaze akanya bihemba maze barasohoka ikiro mu butumwa bwa DJ Sonia ntago hakanye ko ari akantu yariye cyangwa se ngo abyemeze mbese ibisa neza nuko amasho yishimisha yarameze nabwo ati uriya singewe barambeshera n'umuntu wundi dusa nti ikibazo ngo ntabwo ari uko hakana ibyo ngibyo ahubwo ngo ikibazo aho kiri nuko muri kubivugaho nta burenganzira yabahaye tutarinja mu ibaro yahaye RIB 25 mubo yise abaregwa harimo amazina wapfa kurunguruka ukabonamo abarimo yago jihadi dekati n'abandi barimo yavuze ko amutotizaga guhera 2023 yuko amashuro yambaye ubusa nibyo yashizwe hanze aha rubanze ikibazo nabwo cyari kuyavugaho reka wumva kandi kana ko akadueri yahuriyemo na Murinda habi Irene
icyo gihe disclaimer yaranditse ati DJ Sonia yarakaye. Ku rundi ruhande kuri video ya gatatu ngo we yabonye ikibuno ca DJ Sonia yambaye ubusa. Ibi Sonia we akavuga ko ari ukubahuka no kumwiyenzaho, ndetse yahise aniyama Irene Murindahabi. Irene yari yakoresha interview DJ Clash n'akakana kagafotozi, nuko kavuga ko kabonye ikibuno ca DJ Sonia ndetse ko Sonia akirusha DJ Clash. Kati nawe warakibonye ndabizi, caze ni nakeza to twarakibonye akizunguza kuri kamera, akanazuminga neza muri kamera natwereka isura ye n'agatuza bya fresh. Nubwo twakibonye kuri Twitter na nk'ibisanzwe, ariko kuri iyo video yasabye Irene kwita kwimureba kandi hakibera ufite akamero kandi akareka kumwinjirira mu buzima. Uko ndabizi ko wakibonye maye. Warakibonye genda ure muri miruwaro ufate nira ndayifite. Ufite video nyereka. Batazamvuga ngo ndayisharinga. Ariko ndabizi ko wakibonye. Uko wakibonye genda muri miruwaro ujye uvuga ati icyo nabonye. Niko muko wowe uyandaritse ufasha amasho wambaye ubusa unafata wishimisha nako wikinisha. Burya ngo habari n'abantu bari live bari gukurikirana show umwana bati urangije yasangiza inshuti zawe zinarenze imwe, maze yamara kugera hanze twamaze kubona nyaje zawe ziconze neza cyangwa nayo utireka reka ndi kurenga n'uyasakaza wese mu bufunge. Ejo warangiza uti singewe kandi none kosa ni iryande mu byukuri. Minister aza kurenganwe hejuru y'ibyo koko oya ngo abakora RBA bagomba kurenganurwa bakoze ibyo. Uretse se isi twara ibintu mu buryo bucuramye, isi yoboye mu murongo wa Donald Trump, byumvikana gute ukuntu umuntu bifata amasho yitwa urukoza soni asurwa rukoza soni abara rukoza nde igitsina ni igitsina kugishyira hanze ubundi kukiba big deal. Umva nkwibariza haramutse havuyemo ibipaki mu mitwe y'abanyafurika bituruka muri Bibiliya, ubundi kwishyira amasho yawe hanze cyangwa kwikina porno byabitwaye iki? Abashaka kubireba bakabireba, batabishaka nabo bakijya muri gahunda zabo zibabyara inyungu. Byase iminsi ngahe tukaba twamaze kubihaga. Niko kubonye umupuri wa kirabo ubyongera iki? Ubusa umupuri wa Sonia ko twawubonye ntiyakomeje gacuranga imuziki ye, ya mpano ntiyatikwe vava twese tukayibona bikagenda neza agakomeza akazi. Ubyita urukoza soni nta kindi ashingira uretse uduhame twa Bibiliya bitira politike nziza cyangwa umuco wo kise. Kera abantu ntibagendaga bambaye ubusa ntihagire uwo ndangaza, aho bihesha umugati ntimundebe nabi, ni mwe mushinzwe kurinda ubwo bwambure mububuza kutajya hanze. Simbabuza umugati kuko nanjye ndi muri business yanjye. Nimukomeze mukora akazi kandi mugakore neza. Umva ikibazo nuko banafunga bataribo, ntibafunga bayareba bakayaha abandi nyamara nyiri kuyafata we ntafungu. Ikibazo nabazaga nti bitewe buturampa akajyafungwa nyiri gufata amashwari y'ubwo bayasakaza bo basakaza iki? Basakaza yahise nyine batagira. Ndabaza nti ubundi bayafataga mwiki? Niba koko mutasogongeye ubundi biba gute? Apana iso opinion n'ikimenyimenyi yampano wafasha amashuri atikura vava yasanzwemo ibimbogi hejuru y'ijana. Naho Shadiba afungishije yujumu karazo yajyanwe muri habo kuvomwa mimoge na za kokaini udasize za mugo mu manu ya jipu mukwitwa n'inkubani k'inkuru za motari zivuga. Umva uyu mutwe w'iyi nkuru. Davido n'abana ba pereza twarahonaga ubuzima bwa Slay Queen w'i Kigali wisanze igitagata. Ni inkuru igihe y'uyu mugore witwa Shakira Mukaruziga yamaze imyaka 10 ngahuza inkumi n'ababosi akitandika kuri gahunda z'abasire. None Shadibu nawe aramusanze tayari. Bro bimeze bite? Ndi kubaza nti ese ubwo nta marenga bica ko DJ Sonia yakuyigipimo hakiri kare wa ngo ntabwo mizi ko ngo yagira guko yigenza kukagongo k'ingona ndetse ko azatauka Kigali ari uko nibura rumaze gushira mu maraso 21st century ni moto papa. Mureka titasa umutafite inama nziza DJ Sonia ati ese abo bagabo nimumarira muri gereza muzarongorwa nabande yebako iyo mihanda si wayizanye hose. Ikindi gihe mu na social media itakubuza gukora ibyabiguye cy'agaciro, maze na perezida ari nyiri cubahiro nawe bamuvuga uko atari. Ese nawe ubwo hazaje muri Libra abanze ukure mutwe umenye ko kiri kwisi barakuvuga kandi bazavuga ibyiza gusa barekero bivugire niwe batunze no guhangana uro biteje. Noneho iyi ni comment yakurikiye post y'Inyarwanda bashize kuri Facebook bagaragaza intabaza y'u DJ Sonia. Wibuke uyu ni DJ Sonia wifashe video ebyiri yambaye ubusa buri zizenguruka Twitter na ko X Mahamuski, nuko turamutarama biratinda arize cyane turazisiba gusa niyo yayo kuri Google n'ubundi wazisibura ukazasanga ufite icyo wazimaza upfa kuyibaza byonyine irongera ikazi gusubiza. Ibyo DJ Sonia yanditse byaje bikurira voice note yahawe n'umujama wigize umuntu mukunda, ariko ngo yari yahawe kiraka cyo kuzamusebya cyanga kumugira nabi naramuka asubiye Kicukiro. Ati ndakuburiye nihagira ikiba Imana ntizakombaze. Bwa mbere mu butumwa yuje kuri Instagram nk'uko inkuru ya Emi Kinenge ushinjwa kugira ubugome akanga Bruce Melody agafana Zebeni ni Emi ngo ugira isuita ryoye kamera cyazi yaragwe pe gusa n'umunyamakuru mwiza wa Fresh mu kwandika niba atane wa mbere mu Rwanda.
Emikine yaranditse ati DJ Sonia wari wabajwe bikomeye n'ibyamuvuzweho yagize ati yo mbese ibintu bigeze kuri urwego koko biratangaje kumarabikana ibyabahagije none murashaka no kungira nabi mwamaze igihe kinini munsebya no kwangiza izina ryanjye nkabirebera nk'icishikira kuko numvaga bidakwiye kunesha umwanya ariko ibyo murimo gukora ubu byo ntabwo nzabirebera birahagije rwose. Sasa icyo akoze yahise acomeka irangamutima muri bintu ubundi yandikana urujinyo n'umujinya mwinshi ati ikibyimbagatanye kimeneke kandi nk'umugore nahawe ijambo maze tataka bitseri mo gake ndavuga murangira bitseri atamori badasize ministre bitwengera ko utuma twese twishima ndamukunda yageze Kurex ndavuga mwamuski atuma twese dutembagara turaseka tugaturagurika reka dore ku musozo ni hutinyamo yasoje inkuru ye ndakibaruwe yagira ati ubuse nicare ntuze ntegereze igihe ya appointment izabonekera cyane ko noneho natangiye no koherezwa amajwi bambwira ko nongera kujya mu kazi nzagirirwa nabi ati ubuse mbigenze ne ati mpunge se cyangwa ntabazi nyakubahwa perezida wa repubulika mbese ati nanjye nkore ibyayago nkore ikingo muri ubutabera ayasoje ataginga urugwiro ribu ndetse na Rwanda Justice dore uko yateruye amarangamutima ye anataka abanyakubahwa bacu dukunda cyane. DJ Sonia ati ndatabaza maze imyaka 3 nsaba ubutabera simbuhabwe birababaje binateye agahinda kumara imyaka 3 wiruka mu nzego gusaba ubutabera ariko ntubuhabwe byatangiye mu kwezi kwa Nyakanga 2023 natanze ikirego muri RIB nsaba ubutabera no kurenganurwa kubera gatsiko k'abantu bantotezaga bakampara bikabanje agaciro bakampimira inkuru itandukanye bagamije kunyangisha abantu bitandukanye narahamagajwe nakirwa n'abakozi ba RIB ntanga statements ariko aho kumfasha bagahindukira bakabigira bo bagakomeza kuntoteza nyuma nahisemo kwitabaza ministre utuma twishima Jean daramusaba ubufasha kuko iyi nshuro byari bigeze aho batangira kunteranya n'abakoresha banje ndetse no kwinjira mu muryango wanjye nasaba gufasha ministre kuko abamarabikaga babarizwa muri ministeri ayoboye ministre yambwiye ko ntacyo amfasha kwa ahubwo nkwire gusubira muri RIB kunshura kabiri nanone nasuye muri RIB none ndi kumwe n'umunyamategeko wanjye Ibambe Jean Paul RIB yongeye kwakira ikirego cyanjye ku itariki 23 Nyakanga 2025 ndongera ngweshwa statements subira mbiri mu kirego cya mbere tunagaragaza ko itotezwa ni harabikwa nkorerwa bikomeje kuma nkwanyambaga kandi biri gufatira intera kuri inshuro banshinjaga indwara zidakira batangiye no guhimba inyandiko mbese amacatsi bakabinyitira barangiza bakabikwirakwiza kuma nkwanyambaga nk'ibyo bidahagije bantumagaho abantu bigamba ko bazanyumvisha bamwe bakansaba amafaranga ngo hagarike kunsebya cyangwa nabo bakora agatsiko nanjye ko kundwandira kuri izo social media. DJ Sonia ati ibintu bice cyane mu byo nagakwiye kuba mvuga cyangwa kugaragaza ariko abakurikirana imbuga nkoranyambaga ndahamya ko bahamya ibiri totezwa nkorerwa kandi hari abatanga bahamya cyangwa ibimenyetso bihagije byaratanzwe ariko bikomeza kwirengagizwa mu ntangiriro z'iki cyumweru harongyahimbwa izindi nkuru zimparabika ubu ziri gukwirakwizwa nazo nagerageje guhamagara umuvugizi wa RIB murangira bitseri sinabasha kubona kuri telefone mfata umwanzuro wo kujya kuri office nifuza kubona nawe cyangwa umuyobozi mukuru wa RIB Kabanda ngo mbabaze impamvu birego byanjye bititabwaho cyangwa niba batabona yicarubozo nkorerwa nageze bambwira ko tudashobora kubonana kuko nta appointments mfite nsaba kuzihabwa barambwira ngo ningende nze kongera mbahamagare niba arukurikiye nta hantu hakana diro ashinzwe oya asa n'utanyuzwe nako nubangamiwe n'ibivugwa mu itangazamakuru bijyanye n'ibyo mwita urukoza soni mbese ati kuki mwabivugaho ntabahaye uburenganzira nako kuki mwabivugaho mutabihagazeho ubundi ugenekereje ibaruwe wabona ko harimo amazina y'abaregwa yirinze gushyira ku Rwanda niba ari wagatsiko cyangwa se ari bifashishwa ntawamenya ahubwo amazina wagenekeza kureba unifashije kandi ubu nari birebye bwa Alphonse twarirwa BNBFM urabona amazina nka Jihad ku mwanya wa mbere ku mwanya wa gatatu ukabonamo Dekati wareba neza agana hasi ukabonamo izina yako ku mwanya wa gatandatu Godifate yako yise Kotima bya ku mwanya wa kane harimo kandi Max TV ya Cassier Pizon nk'ibisanzwe uyuke Jim ubwonko twamaze kubona ko ikibazo uramutse urebye neza wabona ko ari uko tuvuga ku byamubayeho bamwe bakanabyemeza kandi nyirubwite hatatanze cyitwa green light ubanza ko bya bintu bite Soni we nurukoza Soni kuri Nyirazahari reka nongere nzuminga urebe neza uyu urabona yinde ni Kazuka boss sibyo rata tayari uwo byananiye gutahura neza ni nimero ya 2
ni ukuvuga ngo icyo yaregaga ni ibihuha, gutangaza amagambo cyangwa amashusho binyuranye n'uko byafashwe no kubuza amahema hakoreshejwe ikoranabuhanga. Mbese nk'uko twabibonye, ikibazo ni ukwivugaho udafite uburenganzira. Gutangaza amashusho binyuranye n'uko yafashwe, ahari yavugaga igihe yari yambaye iyi myenda ibonerana kandi nta kariso gahisha ikibuno maze kamera zikakerekana nk'uko ubibona. We rero ati aho ntimwakabaye mubikoramo inkuru kuri iyi foto kuko itari official. Arasetsa, wanasanga ariyo mpamvu RIB itakurikiranye ikirego cyo kuko nyine amafoto yari ari hanze kandi kuko yari yambaye umwenda ugaragaza ubwambure bwe. Natwe amazina ntitwemeje kandi n'ibyo avugwaho ntabwo tubyemeje, ntaturige. Ndavuze ntitwabyemeza ko nyiri kwandika ibaruwa yabisibye yirinda kugira wahamye ikintu kitemejwe n'amategeko. Kiriya kirego yagitanze ku itariki 26 Nyakanga 2025, nabyo ubizirikane. Tutamwiciye cyane nako mbere yuko tumusesengura gakeya turebera hamwe icyo yakoreshaga zira ntoki za hagati y'amaguru ye, ubundi RIB bite byayo kugira ngo ikirego cy'umuntu gikurikiranwe bizajye bisaba kubanza kubisakuza kumba nkoranyambaga kugira ngo igere mu rugwiro no kwa perezida nako mwaskovia. None se ubwo umuturage rubanda rugufi ruciye hasi utagira Twitter na X utagira mwamuski we, ibyo bigenda bite? Niba DJ Sonia azana ikirego kikamara umwaka wose nta kintu gikozwe, twabazaga duti niba koko DJ Sonia abasha kuvuga umuntu utabasha kwivugira, RIB izamufashite? Buriya wasanga RIB ariko ifite birega kankare kose natwe tukayirenganya. Hari ihurizo kandi rimaze ibimenyetso koko. Niba RIB yarabwiye amakuru abo DJ Sonia yaregaga yari yanditse muri statements yatanze, byaba ari ikibazo. Ariko n'umugore kandi wasanga nawe yirwariye nka shatipu. Gusa ririya ni ikosa ryanabyara icyaha kuko n'uguharabika ubunyamwuga bw'urwego nka RIB bitise kuzanamo abaminisitiri, byo biramusaba preve, ndetse ibyo avuga kuri minisitiri akaba yarushijeho kwigengesera, mbese kwitwararika kuri mirwe. Ikiro kandi nuko kuriya gutikurana muri toilette biramutse byarabayeho koko ntiwabisha muri toilette kwa baragiye mubikuye kenshi uko nyine byatumye abandi bagore batabasha kuzikoresha, bityo inkuru koko ishobora kugira ishingiro ritari ritoya kandi nta wundi muntu wari ufite bounce wiwe utari DJ Sonia. None ikibazo nuko bamuvuze ko ibyo byabayeho we yaratekerezaga ko biraguma mu kabari bikabibanga. Umunsi umwe Philipita yavuze ko ari utubari akoramo aho ari igihe basabwa gusiga telefone hanze kugira ngo baterekana ibyo byamamare bikoreshwa cyangwa bikora, ndetse avuga ko kubimanaginga atari ikintu cyoroshye kubera ko ibyamare bijya muri utwo tubari byikandagira bikeka ko ashobora gutangaza ibyo aba yabonye, ariko ngo akenshi haba hari agreement ituma atavuga iba nijoro. Philipita avuga ko abantu bavuga ibya DJ Sonia byamwirukanishe muri RBA. Ayimana, ariko nyine DJ Sonia ibyo yakoze byabonwe na rubanda rubitangaza binyuze mu njajwa. Kasuku byuke Kasuku nta filita nimwe agira, ibyo rero bigahita bibabaza umwana wacu. Nyamara mureka tete amubwiye ati reka bakuvuge ntacyo uzaba mwana wanjye, ikindi kandi uri umusitari kazi kuvuga biri inevitable. Ikibazo mbona yaregeye muri RIB gishingiye ku yandi majwi ngiye kumvisha umusore amubwira ati uramenye Kicukiro wagende gake. Dusoza kandi hari video ebyiri zagiye hanze we arazihakana zagiye muri public, ariko se koko wanahakana ta yawe yose pe ibere rihagaze ukunguku, ikibuno giteretse ukunguku, isura n'umusatsi umeze uku ugahakana. Kora pose urebe isura ngo ntabwo ari ya Sonia. Ubwo abarebye barenga ibiri bose baribeshye ntabwo ari we. Byanashoboka showbiz igira ibyawe mwana. Hano wambwiye ngo buriya yago na Briane baba bari muri content nta kintu n'iki na kimwe bapfa. Sasa kuri video ya kabiri usibye imwe yunama atwereka ikibuni, ya kabiri tangira DJ Sonia hasa nukomba iminwa bimwe byabo ubona afite apete, amaso yarebesha muri selfie kamera mu gihe akaboko k'iburyo kari munsi y'umutwe yakiseguye. Akimara gusora karimi rero bimwe byabo yise amanura kamera hasi hatwereka igituza ku mabubu ni hatinda aramanuka ajya hagati biti biri neza nukazana kakaboko kari munsi y'umutwe agafunguza umupurimo gake uko akinguraho hakifungaho ubona wa mutuku neza. Ntabwo yatinze cyane da, arongera agasubiza ndavuga akaboko hejuru ku mutwe haruguru nuko asoza video atyo. DJ Sonia izi video zose arazihakana akavuga ko ari umukobwa usa nawe bamwitiriye, ntabwo ari we. Ati ntabwo ari we, ntaribi ubwo siwe na kwa kunda byine yambaye kwa kundi mu birori nabwo burya siwe. Ariko kandi yakora byose ashinjwa ntabi uburenganzira bwo kumunyura cyangwa ngo mutesha gace koko kwikinisha ugafata video, nabyo ni ibintu bitagizo bikwiye kubangamira no gukereza byihare, keretse nyine ufite umwanya wo gukererwa. Aranamaze ubundi se niki kidasanzwe aba yakoze ngo nuko ari umusitari? Mwebwe se ntimubikora turabiyobewe abizire cyangwa niwe uri kugira big deal? Nuko dusoje Emperor kuwejwe ry'urangwa kwife vujinti kubaho nukubaho nyiri karamu yari King Imana.
ntibihenze kandi vuba gahunda ubu ni go digital website. Ufite ishuri, ufite business cyangwa service utanga, uyu munsi tegetswe kujya website ntibikiri nka kera. Wakwirengereza byinshi kuko ejo uzarya byo ntibisimbuzwa n'ibyumvise. Menya ko ejo ukeneye kuba ufite website igaragaza ibyo ukora, aho ukorera, ibyo ucuruza ndetse na service utanga. Umva se unakeneye imbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram n'izindi zikora neza. Izo nazo turazigutunganyiriza. Bonus twe tugwa tunamenyekanisha business yawe cyangwa service utanga kwindangira dotirwa ku buntu wisigara. Ni kuri Fevuji. Niba utaragira ibyo unoza online, tugane muri The Palace Tech House tukubakira website z'insengero, amashuri, business ndetse n'iz'abantu ku giti cyabo. Wowe ngwino niba uzicira abandi bazubakira, ndavuga website twe turayikubakira kuri 60% yayo baguciye. Ca kuri izi nimero. Muri Rwanda rwera nk'amata, gahunda ni go digital website.